Nshuti bakunzi ba televiziyo Cyagihire ndetse n'ibanga ry'ukwemera, twongeye kubasuhuza. Turagarutse muri ya gahunda yacu dusanganywe yo kujya dusangira ibitekerezo, twungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amahame yacu y'ukwemera nk'abakristu gatulika ndetse n'abakristu bisanzwe n'abandi bakristu batari abagatulika. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane cyitwa icyaha cy'inkomoko ni iki. Haraba hakubiyemo ibintu byinshi cyane, ariko mbere y'uko dutangira, padiri we muramumenyereye ariko arabasuhuza. Dufite umutumirwa mutari mumenyereye, ariko reka duhere ku mutumirwa abasuhuze, abibwire, niturangira tujye kuri padiri duhite dutangira, adutangire n'isengesho ubundi duhite dutangira. Turakwakiriye mutumirwa. Murakoze cyane Emi. Ndacyari umutumirwa, maze kabiri rwose kuri iyi channel yawe. Nitwa Jean Paul Habimana, ndi mu Butaliyani, niho mba mwarimu, ariko ubundi ndi umunyarwanda. Nishimiye rero kuza muri iki kiganiro cyiza cyane, turi buganire tukabaza padiri akadusobanurira ku byo Emi waduteguriye. Murakoze. Murakoze cyane, turakwishimiye. Padiri nawe wasuhuza abadukurikiye. Murakoze, ndakuramukije Emi, ndamukije kandi na Jean Paul duhuriye muri iki kiganiro, nabwo mumenye. Ndamukije kandi abadukurikiye n'abazadukurikira. Twatangiza isengesho nk'uko mwabyifuje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri, Karame. twari tumaze iminsi tuganira n'ubundi ku bintu bijyanye n'ukwemera, nk'uko mbivuze muri introduction. Hari ibyo deja tumaze kuvugaho. Ubu ngubu abantu basobanukiwe batisimu y'impinja icyo ari cyo, ndetse n'aho bigaragara muri Bibiliya, yaba Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera. Banasobanukiwe n'ibijyanye no umubyeyi Bikira Mariya, kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya aho biherereye, ndetse no muri Bibiliya, ndetse intagatifu n'iyera. Twasobanukiwe ubusugi bwa Bikira Mariya, ziyabyaye abandi bana. Ese bimeze bite ibyo twabizirikanyeho? Twabizirikanyeho. Twanasobanukiwe ndetse na roho zo mu purigatori. Roho zo mu purigatori ni iki, zibayeho zite, nabyo twarabisobanukiwe. Gusabira abapfuye bimaze iki, bigaragara he muri Bibiliya, tubyemera gute? Twakomeje gato no ku batagatifu, ariko bo ntabwo twabagezeho cyane. Twavuze ndetse no ku bintu bijyanye n'ibintu byari bimaze iminsi bihitinga bijyanye n'ubutinganyi, no kuvuga ko Kiliziya yaba yivuguruje, ikaba yemeye guha umugisha aba bana bahuje ibitsina. Ariko warabisobanuye, uvuga neza uko bimeze, ko twabifataga nabi, ndetse n'abepiskopi bagiye babisobanura neza. Ibyo nabyo twarabisobanukiwe. None rero ikibazo cy'uno munsi ngiye kukikubaza, ariko atari njye nyine na Jean Paul, tugiye kuguteranira turi babiri, bajya gutsinda ndi jyenyine. Rero tugiye kuguteranira njye na Jean Paul. Hari ikintu turaganira kivandimwe. Hari ikintu cyitwa icyaha cy'inkomoko. Nyine hari ukuntu twagiye tubyiga nko muri gatigisimu, ariko tuba twarabifashe mu mutwe gusa, nyine kubera ko bazabitubaza ugiye nko guhabwa amasakaramentu, ariko inyuma yaho usanga utabyumva. Nk'iyo umuntu mwene so bandi twita bene data, iyo bikubashije wumva utabyumva neza ubura ukuntu bimusobanurira. Ndetse hari n'imitego agenda gutega akakubwira ati se icyaha cy'inkomoko Adamu na Eva bakoze ubu ni iki? Barasambanye se? Arakoze se barasambanye? Kuko bagaragara nk'abari bambaye ubusa ngo na cyagiye Imana ibafataga. Imana yarabafashe bajya kwitsimba ahantu mu muringoti.
munsi y'igiti bambaye ubusa. Ukuntu tubabona ku mashusho bigaragara ko bashobora kuba ari nko gusambana. Ese koko ni icyo gusambana bakoze? cyangwa bikaba ari imbuto zibujijwe bariye ku buryo hari imbuto twakwamagana ku isoko, izo mbuto nta kuzigura. Izo mbuto nta kuzigura. Ikindi ko bari bibereye iyo hirya iwabo, niba ari muri Aziya, niba ari Burayi, sinzi ari hehe. Njyewe nkaba ndi umunyarwanda, icyo cyaha ngiye gikomeza kunkurikira, kingiye nkuriye he nacyo ubundi? Uzira iki koko? Ni akarengane rwose padi. None ikindi, nubwo wenda narenganye, bahora ubwo ndi kuvugira n'abandi benshi, barambwira bati ngo Yezu ngo yaraje ngo ankize ibyaha ngo ahereye kuri icyo cy'inkomoko. None kandi nabacumura ngo ninsubire gusaba penitensiya cyangwa njye gusaba imbabazi kandi yarabinkijije. Ndetse nanabonye hano i Kigali njyaho aho ntuye, nabonye hari hakurya Nyamirambo haba idini ryigisha ko ibyaha byose Yesu yabyishyuye, tugomba gukora ibyo dushaka, tugasambana, tukanywa inzoga, tukica, tukiba. Bo ngo nta kibazo Yesu yarishyuye. Ariko njyewe nyine nk'umukatolike ese ko ari ikiganiro kuko numva ari ubwisanzure waheraho, ntago bibeshye. Yesu yarishyuye, yaradupfiriye, yarazutse. Ariko iyo abonoma, mu mbabare nkoresha imvugo y'ubu, iyo abonoma, iyo tap and go, niba yarishyuye ngo tugendere muri iyo bisi y'umukiro, nta kwishyura, ikiguzi yaragitanze kubw'amaraso ye yameneye ku musaraba, apfa akazuka. Ibyo nibyo rwose. Ariko niba abonoma yaratanzwe, ntabwo azaza kubaha amaguru ngo injira muri ya bisi. Ni nk'uko abonoma yaba yaratanzwe. Hari umuntu uherutse kubimbwira, numva icyo kigereranyo kiranshimishije. Yakoresheje ikigereranyo cya pisine, bya bizenga bisukuye bogeramo. Aravuga ati niba mwese mwemerewe koga muri icyo kizenga, kandi bakavuga ati ubuzima bwanyu bwose mujye mujyamo, narishyuye amasuku nijya areba, ibikoresho byo kugira ngo amazi abe ari meza ninjye bireba, mwe mujyemo mwoge, nararishye, ntawe uzabishyuza. Ariko niwe ugomba gutera ku gatambwe kamwe nibura kugira ngo ayo mazi uyajyemo woge. Ntabwo azaza ngo ufate ku ngufu. Ntabwo iyo bisi y'ubuntu niba yarishyuwe, ntabwo azaza ngo ahate n'udashaka kugenda ngo kujyamo ku ngufu agushyire ku munigo. Icyo nicyo bita la grâce, inema, ariko ikajyana na liberté, ubwigenge, ubwisanzure. Ibyo bintu byizweho cyane mu kinyejana cya 4 mu gihe cya Mutagatifu Agusitini aburana n'uwitwa Pelaje, areba ese twacunguwe n'inema gusa cyangwa ducungurwa n'ubwigenge bwacu. Turajya tubigaruka. Bakomeza. Yego, aho ngaho wenda mpise ngira, ariko ntabwo nakunda kubaza byinshi kugira bitaba byinshi. Tubanze dutangirire nyine ku cyo nahereyeho, kuko na Jean Paul nawe afite ibyo araza kukubaza, kandi ntabwo turakoresha igihe kinini cyane kugira ngo yenda tutarambira abantu, ahubwo watangira ku cyo nahereye. Icyaha cy'inkomoko ni iki? Ni se n'usambana? Dusobanurire, ibindi biraza. Mpise ngisubiza kugira ngo mbere yuko tujya muri Bibiliya mu byanditswe bitagatifu, icyaha cy'inkomoko ntago ari ubusambanyi. Ni agasuzuguro. Ni icyaha cy'agasuzuguro, kwigomeka ku Mana. Icyaha cy'inkomoko ni icyo. Ikindi warumbajije, ese babonye bacoceye bambaye amababi barasambanye? Turaza kubibona mu kanya ko atari ubusambanyi, ahubwo ari agasuzuguro. Ariko ngera ku cyaha cy'inkomoko ubwo mpise nsubiza umwanzuro, ariko ngiye kujya nko muri detail kuvuga si bimeze bite. Mbere na mbere, Imana ni umuremyi. Ntabwo twavuga icyaha cy'inkomoko tutavuze ko Imana ari umuremyi. Tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa mbere n'umutwe wa kabiri. Nubwo twasoma umutwe wa mbere gusa, aho Uhoraho avuga ati habe iki kikabaho, habeho urumuri rubaho, bigera naho duhange muntu mu ishusho ryacu. Aho ni mu Ntangiriro, umutwe wa mbere, umurongo wa 26 kugera kuri 27. Uwo murongo twarabonye ubushize, aho Uhoraho agiye guhanga muntu
yakoresheje duhange muntu, wagira ngo babaye benshi. Aho muntu yaritondewe, yaremwe mu ishusho ry'Imana mu butatu butagatifu. Ikindi kandi tuzirikana muri icyo gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere, ni uko Imana yaremesheje iki? Nta matiyeri poromiyeri, ni ukuvuga ngo nta bintu byari biriho mbere ngo Imana ibihereho igende ibiburikora ibivangavanga, byari bisanzweho ikuremo ikindi kintu. Navuga ngo matiyeri poromiyeri, icyo yahereyeho irema ni urukundo rwayo. Mu gifaransa tugira tuti il a créé tout par amour. Byose yabiremesheje urukundo, ibigirishije ijambo ryayo. Yaravuga ngo habeho. Mutekereza nk'ubu ngubu ugize uti habeho imodoka, igahita yitereka nk'ariya. Habeho ihene, ukayibona nk'ariya, ukayiryamo broshete. Ibyaremwe byose byavuye ku bw'ijambo ry'Imana. Tubisanga yewe no mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera kwa 18. Mu ntangiriro jambo yariho, jambo yabanaga n'Imana, jambo akaba Imana, nta na kimwe cyabayeho bitamuturutseho, byose byaremwe nawe biremeshwa we. Ni ukuvuga ngo iryo jambo ry'Imana niryo ryaremye. Uwiteka uhoraho arema byose akoresheje jambo we. Icyo rero ni ikintu gikomeye mu kwemera. Icya kabiri gikomeye mu kwemera ni uko kurema ni ugukiza, kurema ni ugucungura. Igikorwa cya mbere Imana yakoze cyo kudukiza ni ukuturema. Umuntu yakoze ati gute? Burya iyo ikintu kitari kiriho ukibeshejeho, abize filozofi murabyibuka, le non être no kwa Aristote, ikintu kitari kiriho iyo ukibeshejeho ukagiha ubuzima, burya uba ugicunguye, uba ugishyize mu buzima nyine. Kuko hari igihe dufata umurongo negatifu cyangwa se umurongo mpakanyi wo kurema, tuti wo gucungura nako. Ubwo kanaka nkijije indwara arankijije, ubwo wari ufite ikibi arakikuvuye. Ntabwo ari uko Imana ikora gusa, Imana ituvura ikibi, ariko igikorwa cya mbere yakoze ni ukuturema, icyo bita rosari pozitifu. Ikintu kitari kiriho iyo ukibeshejeho burya uba ugicunguye, uba ukiremye. Niyo mpamvu burya n'ababyeyi iyo mu gikorwa cyabo nk'abashakanye bafashije Imana kurema umuntu, bakavuga ati kwa kanaka babyaye umukobwa, babyaye umuhungu, burya wabo baba mu yandi magambo baba bamucunguye, baba bamuhaye ubuzima, baba bamubesheje. Icya gatatu, cya mbere navuga ngo Imana ni umuremyi, yaremesheje byose ijambo wayo. Icya kabiri navuga ngo kurema ni ugukiza, ni ugucungura. Icya gatatu, muntu we yaremwe by'agatangaza, yaremwe mu ishusho ry'Imana. Ni ukuvuga niwe kiremwa cyonyine cyemerewe cyangwa gishyirwa mu bucuti n'Imana. Inshuti ziragendererana, ziraganira, zisangira ubuzima. Tubibona muri Bibiliya aho Imana yabahaye umugisha, irababwira ati nimwororoke, mutegeke isi, muyigenge, mubaye mbese les gérants, les intendants, mubaye ba administrateurs, mubaye abafatanyabikorwa mu gucunga ibyiza ndemye. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 29. Mbese ngo ibi byose bizaba ibiryo byanyu, muzajya mubikoresha. Ibindi byose byaremwe bibereyeho umuntu. Umuntu niwe wenyine Imana yaganirije, imuha n'umwuka wayo, imuha umwuka wayo. N'igihe bazaba baracumuye, turabibona mu kanya, n'igihe Adamu na Eva bazaba baracumuye, Imana izakomeza kuganira nabo, izaze baganirize, ibashakashake, ibaze Adamu iti uri hehe Adamu? Adamu uri he? Dialogue. Umuntu niwe kiremwa cyonyine cyaremwe kandi kikinjizwa mu mushyikirano, mu busabane, muri dialogue n'Imana. Wa muntu nawe azasubiza ati numvise ijwi ryawe mu busitani ngira ubwoba, kuko nambaye ubusa maze ndihisha. Tubisanga mu gitabo cy'intangiriro
umutwe wa gatatu umurongo wa 9 kugera ku wa cumi. Ikiganiro kizakomeza ndetse n'Imana iganire n'umugore, byerekana ko umugabo n'umugore bareshya imbere y'Imana andinyite, ni ukuvuga mu buhangange, mu bwema barareshya. Ntabwo umugore ari munsi y'umugabo, ntabwo umugabo ari ikirenga ku mugore, bose baremwe mu ishusho y'Imana kandi baganirizwa kimwe n'Imana. Wenda na Jean Paul kugira ngo ntiharire ijambo, mwakomeza kugira ngo niba hari ikibazo, niba hari ubwunganizi, tugende tugira ko ku kiganiro. Ubwo nari maze kuvuga uko twaremwe, icyo twaremeshejwe n'umwihariko wa muntu. icyaha cy'inkomoko watubwiye ko ngo ari ugusuzugura. Mukange kugera Reka duhe Jean Paul tutaragera ku cyaha yarakivuga kuri ibyo kwirema. twaremwe kwiremwa, ni nacyo kintu numvaga kandi ni byiza ko aradusobanuriye neza. Gusa nagiraga ngo tutaragera ku cyaha tubanze turangize aho ngaho. Ni gute twahuza uburyo muri kutubwira uburyo twaremwe n'uburyo abantu bamwe na bamwe wenda batemera Imana bagira teori bitaho ni casualite. Bashobora kuvuga bati hari ibyo bitaho ni causalite, donc hari cause ishobora kuba hari ikintu gishobora kuba cyarabiteye, icyo kintu twebwe tukacyitaho ni Imana ishobora kuba yaratumye mbese turiho. Noneho hakaba n'abandi bavuga bati nta cause ihari, bakavuga ngo ni ka, donc byaratugwiririye cyangwa se byabayeho gutya. Mwabihuza mute kugira ngo umuntu udukurikiye wenda yumve uburyo kiliziya cyangwa se mbese abakristo, abantu twemera Imana, twemera ko Imana yaturemye mu by'ukuri atari ibintu byagwiririye. Muri filozofi ya Sartre, ndumva bayizi, Jean Paul Sartre avuga l'être et le néant. Reka mbigerageze mu Kinyarwanda. Avuga ikiriho n'ikitariho, cyangwa se ikintu n'ubusa. Yaravuze ngo umuntu yahereye ku muruho wa muntu, uburyo tuvunika, aravuga ngo umuntu ni ikiremwa cyajugunywe kuri iyi si, ngo kugira ngo itangire kirwaneho, kiruhe, kibabare, asufure, asafaringe, ku buryo yibuka amagara, ngo noneho yabona yibutse amagara ngo akihimbira Imana. Ariko igitangaje ni uko uwo Sartre yaje gusoza ubuzima bwe avuga ati ariko se abajugunywe kuri iyi si avuye he? Aho rero niho yahagamye. Noneho uwo muntu ujugunywe kuri iyi si ajugunywe kuri iyi si avuye he? Nyuma haje kuza indi teori yitwa Big Bang. Mujya muyumva wenda ngo hari ikintu cyaje kiraturika, kirasandara nk'uko afata ballon, umupira wa ballon, ukawuturitsa mo imbere hakavamo nk'ibintu, bimwe bikaba ari imbwa, ibindi amahuku, ibindi abantu, ibindi bitoki, ibindi ihene, ibindi ntama, ariko ngo bigaturika. Wagera kwa Saint Thomas d'Aquin, icyo kintu cyaturitse cyashyizweho nabi. Tuvuge ko nubwo iyo Big Bang itabaho, cyaturikijwe nande, cyari kiri hehe, cyaremwe nande, turamutse tucyemeye. Ubwo ni mu bitekerezo bya gihanga bihanitse. Ikindi noneho, ni gute ikitifitemo ubuzima cyabyara ubuzima? Icyo ni le principe du non-être. Ariko tugiye mu ntuza, kandi ibiganiro bigomba kuba byoroheje. Tugiye muri filozofi yanditse le principe du non-être. Utifitemo, ngo ntawe utanga icyo adafite. Utifitemo ikintu yagitanga gute? Umuntu, mvuze mu Kinyarwanda cyoroheje, umuntu atura umubu w'icyo yariye. Ntabwo umuntu yarya amateke n'ibishyimbo ngo ature umubu w'ibigori atiriwe atigeze arya. Ntabwo umuntu yagira gutya ngo anywe akagwa ngo ature umubu wa fanta. Sinzi uko icyo gifu cyaba kimeze. Ntabwo umuntu ashobora kugira gutya ngo arye amandazi nyuma ature umubu w'ibijumba. Byaba byivanzemo bitewe. Ni ukuvuga ngo umuntu niba atifitemo ubuhene kugira ngo abyare ihene, sinzi ko bishoboka. Ibyo bikajyana na teori ya evolution ya Darwin. Yavuze ngo no, umuntu agira gutya, wenda yavuye mu kantu k'umunyorogoto, umunyorogoto uza kugenda ubyara, haza kuvamo umuntu, ngo ubu ngubu tuzageraho umuntu azahinduka wenda indi nyamaswa itari yabaho. None se
babandi bavuga ngo twavuye nko ku nguge, ku za shimpanze, ku ngagi n'ibindi. Ni gute ko ibintu bigenda bigabanuka icyo gifitemo ubwenge buhanitse cyagombye kugenda kibyara ibiciriritse munsi yacyo? Ni gute umuntu yaba ari ikiremwa kiruta icyo ngicyo twaba twaravuye? Bigahita bikwereka ko izo teori ubwazo zirimo kwisenya mo ubwazo. Ikindi ubwo ndi muri filozofi, ikindi kitwereka ko izo teori zisenya ubwazo ni uko muntu aricyo kiremwa cyonyine gitekereza narihe, ndihe, ngana hehe. Donc dufite icyo bita retrospection, kureba inyuma, narihe, ndihe, ndagana he. Inka ntabwo ushobora kuba turi mu mpeshyi ngo ushyire ibyatsi mu kiraro ari akana kibeshye kagashyiramo umutwaro w'ubwatsi, ngo inka ivuge ngo yewe uyu mwana arasesaguye, ntizi ko turi mu mpeshyi, ubu bwatsi yahangiye buhoro buhoro ko busesaguye. Oya, irarya ibivutaguza nirangiza ijugunya hariya. Ni ukuvuga ishobora kuhagiza par conditionnement, nk'uko imbwa ushobora kuyirera, mubabarire iryo jambo nkoreshe, kuyitoza. No kuyitoza, ushobora kuyitoza ikagira imico ifata, ariko wahindura gato ikayoberwa. Rero n'ikindi kigaragaza ko twavuye ku Mana ni uko byanga bikunda umuntu wese, na mbere y'uko yemera Imana, na mbere y'uko Imana imwishurira wayimenye, buri wese yumva ko hari ikimurenze. Byanga bikunda ntawe uzi isaha n'umunota yavukiyeho, nta n'uwashyiramo koronometere na reveye ngo ashyireho ngo ninjya gusinzira ndahita nkanda gato mpite nsinzira. Reka da, ubu ngubu ngiye gucunga igihe ndasinziriraho, nyuma ndahita nkoraho. Ubona wasinziye ubundi ukicura. Umuntu ni wenyine utekereza ku kiremwa kimurenze, bamwe bita Imana. Niwe utekereza ati nzapfa ryari, ndiho nte, kuki navukiye hano, kuki ndiho gutya. Ubwo bwenge bwahawe muntu. Hari igihe tunavuga twebwe Abanyarwanda tukirata ngo Abanyarwanda kera twari tuzi Imana, twitaga amazina arimo Habimana n'abandi, niko byari bimeze. Kuko l'homme est un être religieux, umuntu ni ikiremwa nyobokamana, cyabishaka kitabishaka. Iyo tugiye nko mu mico yo muri Mesopotamie, ni muri Iraq y'ubu, aho nagize amahirwe yo kumenya civilisation zabo kera bari bazi yuko hari ikiremwa kirenze. Na mbere y'uko igira umuntu kwa Jean, bari abafilozofe ba Socrate, ba Aristote, bari bazi ko hari ikiremwa, mbabarire, hari ikintu, ntabwo ari ikiremwa, hari ikintu gisumbye byose, kibeshejeho byose, cyo kitaremwe, cyo kitahanzwe. Barabyemeraga. Tukagera mu mico muri Egypte, mu Misiri, bari bafite uburyo bwo kubaka za piramide ndende cyane, bakavuga bati umuntu mwiza azajya muri nivo yo hejuru ya piramide, bya bintu birebire bubakaga, ngo yiturire aho ngaho. Umubi azatura muri kave mo hasi, imbehe imukubite nawe yumve kuko yabaye mubi. Umva ko bari bafite uburyo batekereza iherezo rya muntu, kandi batari bakamenya Imana. Ni byinshi navuga hano, dukomeze. Nibyo byo tugarutse kuri kiriya vuga cy'uburyo ahantu abantu twaturutse, ahantu mbese icyo nakwita univers cyaturutse, babyibazwa ni benshi. Ariko uvuze kuri kiriya cya Big Bang, hari ikintu wavuze cyiza cy'uko mu by'ukuri bigoye ko twaba twaravuye gusa. Hari umugabo witwaga Hawking, yari yaragendeye kuri teori ya fizike bita ngo ni mekanike quantique. Akavuga ati ngo ibintu byavuye kuri rien, nta kintu byavuyeho. Ariko akagera ngaho akabura mbese uburyo muri fizike nta kintu kiva ku gusa, nawe akinyuramo nyine ukumva ko wa mugani bidashoboka ko ibintu bishobora kuba byaravuye ku gusa. Ibyo uvuga rwose ndumva nanjye tubyumvikanaho ko yuko ntabwo bishoboka yuko twaba twaravuye ku gusa. Ntabwo twiriwe tuvuga kuri ya teori de la relativité tukajya muri byinshi, twajya muri byinshi. Gusa nagira ngo tugire icyo kintu cy'uko twavuye ku Imana yaturemye. Kugira ngo ibi biganiro ni ikintu cyiza kirimo gikomeye nk'uko Emi yabinsabye, ni uko twajya tugerageza tukavuga ibintu ariko tunabwira abantu bashobora kuba baranize na teoloji. Donc iyo cyiza, niyo mpamvu nabajije iki kibazo, kuko ngira ngo hari uburyo n'abantu bashobora kwiyibutsa n'ibintu. Noneho rero kuri icyo, yego pardon, namubwiye ahubwo kandi kantu naringiye kuvugaho, hari ukundi abantu bibaza bati eske Imana ko tuzi ko umugabo n'umugore mu gikorwa cy'abashakanye, uburyo gusama, la jonction de l'ovule et du spermatozoïde, uhura kw'intangangore n'intangangore,
hakaba iyo zigote umuntu imana irema ryari. Ibyo kiliziya yarabisobanuye nari nibagiye kukavugaho ko uyu mubiri umugabo n'umugore uwo ni biyorojike ndone ukuvuga ngo urevuriwa ntaba mugufi baga urugingo rumwe rukabishyira ahandi barabizi, ariko ako kanya imana nyirizina mu gikorwa cy'abashakanye imana ako kanya ndabuze uko mbivuga, ako kanya muri icyo gikorwa mu gusamwa k'uwo mwana ako kanya ihita imuremera roho ye ya kimuntu ako kanya nyirizina. Ako ni akantu gakomeye, ntabwo hari roho zipakiye nk'ahantu. Ibyo byaba bigiye kwa Plato, les idées platoniciennes za filozofiya yambaye, aho Plato yavugaga ngo hari les idées za roho n'ibitekerezo bibitse ahantu imana ikagenda ivungura. Bibaye gutyo hari roho zitondetse ahantu imana ikagifata, wowe roho shajya hariya n'indi roho nijya muri uriya. Abantu wasanga habaye nk'iforomo nk'uko wabumba amatafari akagenda asa, nyamara ku isi uzasanga abantu batavuga kimwe, twese kandi twari mu ishusho y'Imana. Ahubwo Imana ni igihangange. Wambwira gute za miliyari na miliyari zituye isi, ariko buri wese afite uko ateye, afite uko areshya, afite uko avuga, afite ibyo akunda, afite ibyo yanga, afite ingendo ye, kandi twese ugasanga turi umutako. Niyo mpamvu Imana iremera ako kanya roho iyo habaye cya gikorwa cy'umugabo n'umugore. Noneho umugabo n'umugore bo bakaba abatanga uwo mubiri, ariko nawo ubungabunga n'Imana. Tubisanga muri Zaburi 139. aho nibyo rwose wa mugani. Hari igihe umuntu yibaza ati ko abantu tuvuka gusa ababyeyi baturema, icyo ngero umuntu agisubije. Noneho kugira ngo mbere yuko tugera ku cyaha cy'inkomoko, kugira ngo mwakomerezaho noneho mukadusobanurira izina Adamu n'izina Eva icyo bisobanuye, kugira ngo dukomeze. Adamu ndumvizi ubutaka, ari amazina ubundi twabumbwe mu gitaka. Ndabibaza kugira ngo batari n'impamvu yo kubona ni izina gusa, no kugira ngo abantu banumve n'impamvu ari amazina ariho ari nayo atari ayandi. Adamu mwabumbwe mu gitaka kandi muzasubira mu gitaka. Biri no muri Bibiliya biranditse mu gitabo cy'Intangiriro, wari umutwe wa 3 n'uwa 2, kwerekana ko umuntu ni ubusa. Umuntu ni ubusa, ariko nubwo umuntu ari igitaka, Adamu nubwo umuntu ari igitaka, ni igitaka gifite icyo bita mu cyesipanyolo bita soplo, souffle de Dieu. No kuvuga ni Imana ibumbabumba muntu mu gitaka, ihuhaho ako kantu imuhuhaho. No kuvuga ngo ni materiel, ni uyu mubiri ufatika, ariko wahushwemo n'Imana ku buryo uwo mubiri ni wo bita anime, ni umubiri ubeshejweho na roho w'Imana n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu muntu yabishaka atabishaka ahuza ibintu bibiri, ahuza kuba ari roho akaba ari n'umubiri, ariko akaba atari icyo bita dualite. Ntabwo ari ibintu bibiri bihabanye, bya bindi tuvuga ngo yewe kanaka yavuye mu mubiri, wagira ni nk'uko nakuramo uyu mwambaro nkajugunya nk'ahiriya. Cyangwa ugasanga abantu tubarimo kuririmba ngo yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, icyampa ngazatandukana nawe. Bize nk'aho umubiri ari nk'ikintu cy'igikonoshwa, nka kimwe cy'akanyamasyo bungiye bunyuma, kandi umubiri uba umubiri kubera ufite roho, kuko udafite roho witwa umurambo. Ibyo ni nabyo umufilozofi witwa Descartes yagerageje kwiga, ariko aravuga ati iyo roho ituma icyo gitaka kigira ubuzima, iyo roho iba hehe? Agenda ngo iba hano muri moire épinière hano inyuma, ngo niho iba, ariko aza kwibeshya n'ikimenyimenyi. Niba unosha umuntu ku kirenge, arabyumvira no mu mutwe. Roho ni spirituel, no kuvuga ni ntifatika, iri mu mubiri wose, nawo bakubaho, nawo ubuzima.
Twakomeza nizere ko nagerageje oya kubisobanura. kuri Eva ntimwagezeho kuko ndifuza ko nk'abantu badukurikiye bakomoka nabwo hari igihe kiriya cya cy'inkomoko abantu tucyumva ariko ntitukinjize mu- mu- mu gisobanuro cyacyo nyacyo. Na Eva wenda Mm, mwabigaho. mm. Ibyiza ko nitugera kuri dialogue, ku kiganiro kuri Eva ku ruhare rwe, niho turaza kumva Eva uwo ari we. Nabyizigamiye kubera ko Eva niwe wabanje kuganira Imana, ni ouverture, ni uwikinguriye, ni nko kuvuga ngo utanze karibu. Hari ndetse n'abajya mu gihebureye cya kera, kuko ari amazina y'igihebureye, ni ukuvuga ngo umunyabuzima, ariko hari abagira ngo ni umujyanama w'ubuzima, hari abagira ngo ni umujyanama w'ubuzima, umutangabuzima, umubungabunga buzima, ariko ukinguriye ubuzima, kwakira ubuzima no gutanga ubuzima. Emi urahari noneho rero ngo ndabona Emi ashobora kuba adahari, nakomeza ubwo. Ubwo rero tumaze kumva igisobanuro cyabo uburyo Imana yaturemye, mwatubwira rero ni gute abantu babayeho. Ese mbere y'uko tunagera abantu tungana mu cyaha kugira ngo turenge iki mwemera yuko bariya bantu babayeho, ndagira ngo tunasobanure wenda na ba bandi baba Yego, bataragize amahirwe yo kurya. Ese bariya abantu kuko Adamu na Eva babayeho? yego. Mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umunani, muri credo, indangakwemera irambuye ya Papa Pawulo wa gatandatu. Iriya ndangakwemera dufite ni iyo muri 325, ariko yagiye inonosorwa mu zindi nama nkuru za kiliziya za konsile zagiye zibaho. Ariko ku buryo buri ngingo y'ukwemera, ndemera Imana Data ushobora byose mu ijuru n'isi, buri ngingo y'ukwemera ushobora kuyirambura ukayisobanura. Muri 68 rero, Papa Pawulo wa gatandatu, muzi ko hari hashize imyaka hafi 3, inama nkuru ya Vatikani ya kabiri isojejwe, yasobanuye birambuye iriya ndangakwemera, yemeza ku mugaragaro ko Adamu na Eva babayeho, kandi ko bo icyaha twe twita cy'inkomoko ntabwo ari peshe original, no. Peshe original yaba ari icyaha cy'umwimerere kitahimbwe, donc oji bimwe tujya tuvuga ngo iki kintu ni waje, kimwe ni original, kiranonosoye, ntabwo ari pirate. Oya, ni icyaha cy'inkomoko, peshe des origines, turaza kubivuga none tubigeraho. Muri iyo ndangakwemera yasobanuwe birambuye na Papa Pawulo wa gatandatu, yongeye kubyemeza ko Adamu na Eva babayeho, twebwe ko iki cyaha twita icyaha cy'inkomoko kuri twe ntabwo ari icyaha de responsabilité, ndaza kubisobanura. Ntabwo ari icyaha twakoze twabitekereje, twabipanze, ibyo Emi yavugaga, ariko nkanjye utaravukiye iyo nzira, ntabwo ari icyaha twakoze ngo nabipanze, nabitekereje, none mbishyize mu bikorwa. Oya, ni icyaha twanduye, ntitwacyandurira muri gene, mu maraso. Ntabwo ari icyaha twandura par generation, turaza kubibona ni par propagation. Ndaza gusobanura ayo magambo abiri, mvuge uburyo tucyandura, ndagerageza kuyashyira mu Kinyarwanda, mvuge uburyo tucyandura. turaza kugera ku cyaha aho ngaho murahadusobanurira. Noneho se niba barabayeho, baba barabayeho hehe? Muri Afurika, muri Aziya, bari abazungu, bari abirabura, babayeho mu gice cya Mesopotami, ni mu gice cya Iraq y'ubu. Nandi ndimo kuvuga ngo icyaha bo bakoze kuri bo ni icyaha responsable. Kubiza amategeko barabyumva kundusha, utarayize cyane. Bo ni icyaha bakoze babizi, babishaka, babitekereje. Ariko twebwe abitwa abantu nkabo turacyandura bidaturutse mu gisekuru cy'amaraso, nk'uko umuntu yakwandura sida, ahubwo biturutse nk'uko umuntu yakwandura korona ya virusi. Yewe iriya yo ndayifashisha cyane kuko uburyo yahuhaga gahuhera ikandura bidaturutse mu maraso, ndayifashisha twumva uburyo icyaha cy'inkomoko cyane. ibintu byinshi bigenda bigaruka, wa mugani ntawamenya. None se muvuze mutyo Padiri, ntabwo mwaba mubaye nk'abakontradiza Papa Ratzinger wajya kuvuga ngo fides et ratio, ukwemera na siyanse biruzuzanya, ntabwo bikontradizanya? Kuko ndashaka kuvuga ko murabona muvuze ko Adamu na Eva babayeho,
mwaba mutandukanye cyane n'abantu bemeza ko mukavuga ko babayeho kandi bakaba muri za Mesopotami, mwaba mutandukanye cyane n'abemeza ko bariya mbese b'abasiyantifiki bemeza ko umuntu wa mbere yabayeho aturutse muri Afurika. Ntimwaba mubitandukanyije cyane aho kugira ngo ukwemera na siyanse byuzuzanye. Ukwemera na siyanse ntabwo bihabanye, Eh, biruzuzanya. mm, Ibyo ari byose prinsipe, wenda haba kwibeshya ngo bari he batuye he, dukurikije ziriya za vestige, ni ukuvuga ibisigazwa, datation no gushyiraho amatariki ku bintu, ese ikintu cyabayeho gute. Uzi ko hari ibyo bita stratigraphy, dendrochronology, carbone 14, uburyo bwo kureba amatariki ikintu cyabereye. Urugero, ushobora kubona nk'igufa runaka wenda ry'inyamaswa, bakajyana muri laboratwari zabigenewe, bakamenya ngo iri gufa ryari ry'inyamaswa imeze gutya yabayeho mu myaka iyi. Rero kiliziya icyo idahamya kandi ntabwo biri mu nshingano za kiliziya kuvuga ngo yabayeho hano ngo atuye aha naho habyarwa na ba kanaka, icyo si icya kiliziya. Niyo mpamvu kiliziya siyansi, ubwo bumenyi no kwemera byuzuzanya. Siyansi yo nishakisha, ariko byanga bikunda habayeho umuntu witwa uwa mbere kuri iyi si. Uwo witwa uwa mbere niwe Adamu na Eva, nicyo kiliziya yemeza. Yabaye hehe aho badisikita bati, nkuko hari abavuga bati icyo bita le berceau de l'humanité. Ubu hari abavuga ngo ni mu gace ka Ethiopia muri za Rift Valley, abandi bati no, bati ni muri Aziya, mu gice cya Aziya y'Uburasirazuba. Abandi ubu ngubu bageze ngo bajya muri za Alaska muri Amerika. Donc bakomeza gushakisha, byanga bikunda. Niba turiho sinzi ngo ndi uwa kangahe kuri iyi si, ariko hari uwabayeho witwa uwa mbere, undi uwa kabiri. Nicyo gisubizo. ni cyiza rwose kuko twakomeza kuko ahantu mugeze ni heza, dusobanure ni heza kuko wa mugani ibyo kiliziya ngira ngo nako aho niho kiliziya rero, buriya kiliziya ibera kiliziya ni uko ivuga uti uru rubuga siyanse n'ibidufashe. Siyanse nayo iti koko niba turiho hari uwitwa uwa mbere wabayeho, hari uwitwa umugabo wa mbere, hari uwitwa umugore wa mbere wabayeho. Uwa mbere wenda bamwe bati nk'ubu ngubu mu Rwanda banyita Theophile, ariko hano muri Espagne banyita Theophilo. Hari n'abarihinda bati Theo. Niba yarabayeho bamwe bakamwita Adamu, abandi bakamwita wenda Karengera, abandi bakamwita Pro, abandi bati Emi. Uwa mbere wabayeho yitwa Adamu na Eva. Noneho siyanse nayo ikatwuzuza igashakisha yabaye hehe, yari hehe, yabagaho gute. Siyanse ntabwo igomba kuvuguruza ukwemera, n'ukwemera ntabwo ugomba kuvuguruza siyanse. Ahubwo niba dusobanura, turimo kubisobanura twifashishije la raison, uko kwemera, ariko nanone na revelation y'igitabo gitagatifu, ijambo ry'Imana biradufasha. Nibyo rwose. Aho ngaho ngira ngo twagera ku cyaha. Jean Paul abajije ikibazo cyiza cyane. Ikibazo Jean Paul abajije nyine nanjye kizanye ordre mu mutwe wanjye. Hari ukuntu umuntu aba afite akavuyo kubera ibintu byanze guhura nk'ibyo bya siyanse, ibyo scientifique bavuga ngo ukuntu umuntu ngo wa mbere byari bimeze n'ubwo na evolution n'ibiki, kumenya kubihuza no kwemera. Nanjye nubwo nshaje nayo ntarabyumva, ariko ndabyumvise kandi burampagarariye n'abandi benshi babyumvise. Twakomeza noneho duce muri make, ariko niba munyemereye navuga ko twaremwe birenze. Kandi nibyo narimo kuvuga ngo twaremwe birenze ku buryo twahawe bimwe navugaga kuremerwa muri paradiso, guhabwa umwuka w'Imana, kwinjizwa mu kiganiro, mu mushyikirano n'Imana, kuremerwa urukundo rw'Imana. Noneho ikindi gitangaje, kuba abantu bizewe b'abacunga bikorwa by'Imana. Uzi umuntu ukubwira ati uncungira ibi byanjye kandi bifite agaciro, kandi bya bindi ducunga Uwiteka Imana uhoraho yarabyitegereje isanga ni byiza. Niyo mpamvu nubwo kwa Saint Jean kwayo mutagatifu Yohani hari uburyo avuga isi mo kabiri, ubundi isi avuga abavuga icyaha, ariko ubundi muri rusange isi nk'iremwa nk'icyaremwe ni nziza. Ntabwo nakwiyubakira inzu niyushya kuya ngo uzuvuge ngo iki kizu ni kibi kandi nanjye nagerageje. Noneho nkanswe Imana umuremyi, niyo mpamvu yabyitegereje byose isanga ni byiza. Ikindi rero twahawe mu kurema, ubwo ngiye kuvuga icyaha cy'inkomoko, maze kuvuga
avantage amahirwe twagize ni uko twaremewe muri paradizo, ni ukuvuga mu rubuga, ntabwo ari ubuso runaka, mu rubuga rw'ubwisanzure bw'urukundo n'Imana, urubuga rw'ubwisanzure mu rukundo n'Imana. Mbese turemerwa muri urwo rubuga, muri iyo platform yisanzuye, tunezerewe n'Imana. Nyamara hari n'ibindi bintu bitatu twahawe bikomeye. Ibi bintu bitatu ni abigisha za traité, za bitabo bya teolojiya ku bijyanye na création iremwa, ubu nibyo bashyiramo imbaraga cyane kugira ngo, kuko kiliziya cyane cyane mu nyandiko za Papa Benedicto wa 16 yagiye avugaho cyane, avuga ko twaremewe icyo bita ubwema. Ubwema ni integrité, ubwema turemanwa icyo bita impassivité, ubutababara, turemanwa n'icyo bita immortalité, ubudapfa. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Ubwema, kutabundaguza, kutihisha, kudakebaguza, kutagira ipfunwe. Umuntu Adamu akareba, kandi biri muri Bibiliya, Adamu akareba Eva ati oh dore igufa ryo mu magufa yanjye, aremaraye, arumva ari umwe, ntabwo ari ugushikuza ngo aramushikuje. Buriya birabyira ari byo gushikuza, byo gukebaguza, byo bimeze nko gucuranwa, ni ibijyana n'icyaha cy'inkomoko. Ubwo turimo kugenda tukinjira, ariko umuntu yaremanywe ubwema. Umuntu akabona, jya mbona nk'abazungu agenda akurura imbwa, akagenda yishishira nta kibazo, nyamara njyewe nayigera imbere kubera ntazimenyereye, ngasimbuka nkavuga iyi mbunamyambi yandya. Kuko bo ku muzungu afite ubwema imbere y'imbwa, n'itariye arayibona akayishishira, akayiramutsa, ahubwo we ntakuramutse, we muntu muhuje ishusho, mwari mwese ishusho y'Imana. Ariko imbwa ugasanga barasabanye, ati yitwa ngo iki, ifite imyaka ingahe, yavuga kuri imbwa, amenya avuga kwicirira. Ugasanga bafite ubwema, ubutabundaguza imbere y'imbwa, nyamara njye nayigeraho gasimbuka. Ubwo tujye ku bindi bintu. Ubu ngubu inkubera ko bitari imvura nyinshi, umuntu ati yarinyishe we, uyu murabyo wari utwaye. Ibyo ngibyo Adamu na Eva bataracumura ntabwo bari babifite. Bari bafite ubwema, kwemarara, wiyizeye. Ndetse bya bindi by'ubusambanyi twavuga ngo ese ni ubusambanyi, nta busambanyi, kuko ni igufa ryo mu magufa yanjye. Ntabwo ari ukumushikuza, si ukumukurura, si ukumurwanira, si ukumurarikira nkaho ari ikimasa kibonye inyana kikayikunduraho. Ibyo ngibyo ni ibijyanye nyine no gushikuza no gutakaza ubwema. Umuntu imodoka irakunyuraho yirukanka cyane, yarinyisha, ubu ntiyari ingonze, ubwo ni ugutakaza ubwema. Umuntu yabonaga izo ntare, inyamaswa, ingwe, sobwo n'ingwe ntizaryanaga. Muri Izayi umutwe wa 11 ngo umwana w'uruhinja azakirira ku mwobo w'incira. Izo ncira n'ibiki byose yazikoragaho. Donc hari abantu ntagiye kuvuga hano kuko si ukubamamaza, bajya bashushanya udushushanyo twiza n'amabara meza, berekana ngo iyi si izahinduka paradiso, bakerekana utuntu tw'udushushanyo twiza, amabara meza atatse, ngo murebe abana bambaye neza, urubyiruko rwambaye neza, rurimo gusoroma imbuto, rurimo gukorakora inyamaswa, ugasanga ni umunezero. Utwo dushushanyo hari aho tuganisha. Nuko byari bimeze, cyo bita la sainteté originelle, ubutungane karemano. Noneho si ubwema gusa, n'ubudapfa, kudapfa. Muntu ariko gasobanura ako kantu, n'ubundi niyo muntu adacumura, gupfa by'umubiri kwari kubaho, twari gupfa urupfu rwa kabiri, ariko urarwo bita urupfu rwa burundu, nirwo rutariho, nirwo rwazanywe n'icyaha, urupfu rwa kabiri. Kuko hari impfu ebyiri. Gupfa k'uyu mubiri nanone niyo umuntu adacumura, tubisanga muri Bibiliya mu kanya ndahasoma, yari gupfa ariko bikabera nko guhindura umwenda ukambara undi, nose urababara. Pawulo arabivuga ati uko tuzamera ntibiragaragazwa, ariko tuzahindurwa ukundi. Biri mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinto umutwe wa 15. Gupfa iyo umuntu adacumura kwari kuba nko guhindura umwambaro, inkweto, gushyiramo izindi, bakavuga ati arapfuye.
iyo uhinduye umwambaro ugashyiramo inkweto zindi ukajya aho ushaka ntabwo ubabara. N'umuntu ntabwo yari gupfa urupfu rw'umubiri agaraguritse yibutsa amagara atera imigera asamba ashwe iyo Adamu na Eva badacumura. ubwo rero narimo kuvuga ibyo bintu bitatu twatakaje kubera icyaha cy'inkomoko. Twatakaje ubwema, dutakaza ubudapfa, noneho ari urupfu rwa kabiri turaruremye. Noneho n'uru rupfu rw'umubiri rusanzwe, aho kugira ngo rube nko kwimuka uva mu nzu ujya mu yindi, ruba noneho amaganya, amarira, kubabara. Bwa bwema kumw'inyamaswa n'ibindi byaremwe byahoraga byiteguye ko tubiha amazina, tubyita amazina. Umuntu yarahawe uburenganzira, umugabo n'umugore, byo kubyita amazina, kandi izina ni ugutanga icyerekezo. Habeho iki nawe bikaba bya bindi, iyo biguciye urwaho bya biremwa nabyo birakwivuna bikakwica, kuko umuntu yari nka interprete, yari umuvugizi w'ibyaremwe imbere y'Imana. Ibyo byaremwe bitivugira, ni nk'aho byatumye umuntu uti wowe uvuga tuvugire. Uko akayaga gahuhera, uko inka zabira, uko ibyaremwe bivuga, ibyo byose umuntu akabikusanya ati dore Mana, dore uko bivuga. None kubera gucumura, ibyo nabyo byarivumbuye. Inka urayigura ari iyawe cyangwa urayorora ari iyawe, yaba inyamahane ikakwivunika, kwica, ikakwambura ubuzima. Imodoka ukayigura wishimye uti ndumva ndimo kwiteza imbere, mu kanya akaba ariyo uzira, akaba ariyo irangiza ubuzima bwawe. Ugira gutyo uti hari agatangwa ngezeho ndize vraiment iyi diplome, ndumva agiye gushaka akazi, ahubwo akaba ari rwo rupfu rwawe. Donc ibyaremwe byarivumbuye kubera icyaha cy'inkomoko. Dutakaza ubwema, dutakaza ubutababara. Ubutababara ni icyo bita impassivité. Noneho turababara, wambara n'inkweto zitakwiye zikakurya ari inkweto. Ugira gutya agahanya gato, inzara yakubwira uti ndapfuye, none inzara irangije. Waryo uti ndumva none mpembutse, ejo ikongera ikakubaza, indi ikongera ikakubaza. Icyaha cy'inkomoko cyatumye dutakaza vraiment paradizo. Tuvukira aho kuvukira muri urwo rubuga rutunganye rw'Imana, tuvukira hanze y'urwo rubuga, nk'uko wenda Imana yaca umuzenguruko muravukiramo hariya. Icyaha cy'inkomoko kikatujugunya inyuma y'uruzitiro, tukavukira hanze. Umuntu akavuka ababara, umuntu akarya ari uko yibishya. Ye gukora Imana yararemye, kurema ni ugukora. Buriya umurimo ntabwo ari inkurikizi z'icyaha, kuko n'Imana irema wari umurimo. Ahubwo souffrance, ububabare bujyanye n'umurimo, kwiyuha kuya, gututubikana, kurya wakobotse, icyo nicyo kijyanye n'inkurikizi z'icyaha. Ubu rero nawe ngiye gusoma iyi passage kuko niyo shingiro. Ubu nyuze muri make ibintu twagiye dutakaza. Ngiye gusoma mu ntangiriro, umutwe wa 2 umurongo wa 7 kugera ku wa 9, dufata n'umurongo wa 15 kugera ku wa 17, dufata n'umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 7. Ngiye kuhasomera rimwe ariko ngenda nkuraho ka commentaire gatoya. Nuko Uhoraho Imana abumba mu ibumba rivuye mu gitaka, nuko Uhoraho Imana abumba muntu mu ibumba rivuye mu gitaka, Adamu abibonye icyo rivuga, amuhuha mu mazuru umwuka w'ubuzima. Ko kano karakomeye. Iyo materialite, iyo uwo mubiri ariko ufite umwuka w'Imana biri mahwi, nuko umuntu aba muzima, umuntu aba umuntu. Umuntu ntabwo ari roho gusa, ntabwo ari roho nsa. Umuntu nanone si umubiri nsa gusa, umuntu ni ubumwe budatana bw'umubiri na roho. Ubwo Uhoraho Imana atera ubusitani iburasirazuba muri Edeni, ahatuza muntu yari amaze kubumba. Urumva muntu noneho uraremwe. Aya magambo aratondetse neza. Hari ikitari kiriho kukibeshaho ukakimika. Nibyo Yesu avuga muri Yohana umutwe wa 15 ngo simwe mwantoye, ubwo ninjye wabatoye, mbashyiraho. Ni ukuvuga ngo je vous ai établi, mbashyiraho ndabimika. Noneho maze kubimika kugira ngo ugende mwere imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Tugeze ku murongo wa 9. Uhoraho ameza mu gitaka ibiti by'amoko yose binogeye amaso kandi biryoshye. Ibiti mujya mukurikira mwumva ukuntu ijambo ry'Imana riryoshye. Hari ibiti by'amoko yose. Ibiti ni byinshi ngo byatewe muri iyo jardin, ni byinshi.
ariko ameza n'igiti cy'ubugingo mu busitani hagati. Hari igiti kimwe kirimo hagati, igiti cy'ubugingo. Twibuka ko Yezu ari wavuze ngo muri Yohana umutwe wa 10 umurongo wa 10, naje kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire usaganje, ubugingo. Tukibuka no muri Yohana umutwe wa 15 Yezu avuga ati njyewe ndi umuzabibu, mwe muri amashami. Ubwo turagenda twumva ibyo bantu. Ameza n'igiti cy'ubugingo mu busitani hagati. Losandre, ishingiro, mu izingiro mo hagati hari igiti cy'ubugingo kimwe gusa, n'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Icyo giti kindi cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi ntabwo bavuga aho giherereye, ntibavuga niba kiri hagati niba kiri ku ruhande, baravuga ngo nacyo cyari kiri muri ubwo busitani, ariko nacyo ni kimwe. Uhoraho Imana ashyira muntu mu busitani bwa Edeni ngo abwinge kandi aburinde. Nuko Uhoraho Imana ategeka muntu ati igiti cyose cyo muri ubu busitani ushobora kukiryaho. Ari bya biti byinshi biteye amabengeza ashobora kwirira, ari cya giti cy'ubugingo ashobora kwirira kuryaho. Ku mutwe wa 17 mwumva. Ariko igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi, igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi muzakiryeho, kuko umunsi waramutse ukiriyeho uzapfa nta kabuza. Babujijwe igiti kimwe gusa cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Ni ukuvuga babujijwe igiti kimwe gasopo kugena ngo iki ni cyiza iki ni kibi. Ntabwo turi ba arbitre, ntabwo turi abagenga bo gushyiraho ngo iki ni cyiza n'ikibi. Ni Imana yo niyo ivuga ngo iki ni cyiza iki ni kibi, iki mugikore iki mukirinde. Dukomeze noneho ku murongo wa 15. Uhoraho Imana ashyira muntu mu busitani bwa Edeni ngo abuhinge kandi aburinde. Murumva ko Uhoraho Imana yatuje muntu hafi ya cya giti cy'ubugingo mu busitani mo hagati, hafi y'ubuzima. Nuko Uhoraho Imana ategeka muntu ati, wanabisomye, inzoka yari inyaryenge. Ngeze ku murongo ngeze ku mutwe wa 3 umurongo wa 1. Inzoka yari inyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yari yarahanze, ibaza umugore iti koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho. Mvuga ukuntu shitani ari mbi. Hano bakoresha icyo bita ni za metafore, comparaison, uburyo bw'ishusho. Mwumva iki kibazo none tugiye kumva icyaha cy'inkomokaho gishingiye. Harya ngo Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti na kimwe cyo muri ubu busitani muryaho. Mwumva ukuntu ikibazo kibajije nawe. Uhoraho aravuze ati biriya biti byose nimwirire, na kiriya kimwe cy'ubugingo kiri hagati muracyemera, cyo mubujijwe ni kimwe. Ariko shitani yo ije kwabusoritiza, ije kuvuga nta na kimwe kweri, niko n'ukuntu biryoshye na biriya biti byose yabiremeye iki, yabishyira ikize hariya. Ariko Imana nayo ni ingome, iyo ihitamo se ntibireme ikabyihorera, aho kugira ngo ibireme ibigire byiza kuriya nirangize nibura si ibemerera kimwe da. Ariko shitani kugirana ikiganiro na shitani nta kaga, kwikingurira shitani Eva, gutanga ubuzima, kwifungura, kwikingurira shitani, ukayibwira amabanga yawe, ukayibwira ingusho zawe, ukayibwira aho yengamiye, ni akaga, ni akaga. Noneho umugore mwumva yashubije. Umugore asubiza inzoka ati imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuzirya. Imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuzirya, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati mu busitani ntituzemererwa. Munyumvire, umugore asubije nabi. Ishitani yarangije kumushyiramo nk'ikize nk'ubumara bwayo n'ubugome bwayo, yahumwe amaso, nta nibuka n'ibyo yemerewe n'ibyo abujijwe, ahubwo yerekanye ko na cya giti cy'ubugingo akibujijwe. Kandi ubundi icyo abujijwe niyabwira nibura iyo nzoka ati oya wibeshye, aho uranshutse, ibindi biti biriya byose se ntitubyemerewe, situbirya se sibyo dukoresha, kandi barasanzwe babirya, ntitubikoresha. Oya ahubwo ni kimwe tubujijwe da, nawe ntugakabye. Kimwe se gusa muri biriya byose twemerewe hari icyo duhombye. None se na kera umugabo n'umugore, umugabo wagiraga abagore benshi mu Rwanda yagiraga agace bita ingarigari. Abakiri bato ntago bumva icyo kintu. Ingarigari kari akantu k'agasambu yigenera, akavuga ati umugore muto, umugore mukuru hariya mu isanzure
ariko kariya nakagurisha igihe nshakiye, ngakuramo agacupa kanjye, ngakuramo umwambaro. Kariya yaba umugore muto ntakoraho, yaba umugore mukuru ni ingarigari, ni urubuga rwa nyezamu. hari ntaruhavogera, uhavogereye waba uraririye. Ariko noneho yamuvangavanze, nta kintu na kimwe kwabusoritiza vrema, guheza inguni. Iki nicyo bita ubuheza nguni bwa shitani. Shitani yigize umuntu n'usoveri. Ratzinger atari yaba papa, akitwa Joseph Ratzinger, atari yaba Benedicto wa 16, yanditse article nyinshi, aravuga ngo igihe, ugeregeje mu Kinyarwanda, igihe inzoka yigize umucunguzi, igihe inzoka yigize umucunguzi yaje yagiriye impuhwe Adamu na Eva, ariko ikaza ibigoreka. Imana yaravuze iti ntimuzaziryeho, ntimuzazikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Urumva ko shitani izanye agakiza. Ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Hano shitani mwumva ukuntu izi ubwenge, ngo muzamera nk'Imana. Twaremewe kumera nk'Imana, nicyo twaremewe. Shitani iyo yataka, ntabwo yataka target, icyo ugamije kugeraho. Shitani ntabwo yataka ako kanya icyo ugamije kugeraho, kuko nawe ubikireba, ugamije gukira, ugamije gutera imbere, ugamije imibereho myiza. Icyo kigamijwe cyitwa ideal, ntabwo icyataka directement. Ikora ku buryo yataka inzira wakoresha, kakwereka oye ntasa ntugamije gukira, si imibereho myiza, ntugamije se gutera imbere. Nibyo rwose, maze ngende naje kubikubuza, ariko dore inzira wanyuramo kugira ngo uzagere kuri cya kintu. Ntabwo kandi mwakumvise ko icya kinkomoko. Shitani ntabwo yaje yataka ngo muzahirwa, muzaba Imana, ahubwo yaravuze ngo reka mbereke inzira yo kugira ngo mube Imana, kuko twaremewe n'ubundi kuba Imana, twaremewe ishusho y'Imana, batisimu tugira Imana. Hari uwantera amabuye noneho muri chat ati uyu mupadiri avuze ko tugira Imana, none umwana w'umuntu si umuntu? Niba data na mama ari abantu, nkaba ndi umwana wabo, ari abantu nanjye ndi umuntu. Niba turi abana b'Imana se ntitugushe kamere nayo ku bw'abatisimu? Kandi haranditswe ngo namwe muzaba Imana. Ntabwo tuzaba ibigirwamana, tuzaba Imana tubikesha kugira uruhare kuri kamere Mana. Nicyo nashaka gusobanura kugira ngo abantu batanyumva nabi. Dukomeze. Umugore arareba asanga cya giti kiraryoshye, kinogeye amaso. Aho byaramuryoheraga n'ibindi biti, noneho kimuryoheye atari yarya, kimuryoheye mu maso. Abanyarwanda bavuga ati reka ndebe we. Ntabwo ari ukugira ngo icyo kigori ko cyokeje neza reka turebe, kugira ngo se wazana kukimukinga mu maso, ngaho reba. Kureba ni ukurebesha amenyo umwe akagira Imana, ni ugutamira. Umugore arareba asanga cya giti kiraryoshye ngo kinogeye amaso, kandi cyanashobora koko gutanga ubwenge. Inzoka batangiye kubona ko cyashobora gutanga ubwenge, asoroma imbuto zacyo aryaho. Ahantu umugabo we bari kumwe nawe ararya, nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Ni ukuvuga bamenya ko guhumuka kwabo ni ukubona ko bambaye ubusa, ntabwo ari ubusa bw'umubiri, ahubwo ni bambaye ubusa, ntibakikijwe, sans protection. Mwibuke ko i Betelehemu turi mu gihe cya Noheli, Yezu yari yambitswe protection, uburinzi bwa Yosefu n'ikimenyimenyi yahise amuhungisha igihe Herode yahigaga umwana na nyina. Ko kano karakomeye. Guhumuka bakabona ko bambaye ubusa, babonye ko batunguje, ko batagifite uburinzi, ko babuze ikibanze, ko noneho bagiye kwirwanaho, ko bagiye gukanura amaso. Hari umuntu avuze ati ni ugukanura amenyo bagashinyika amaso, ko bagiye kuzokora bati turaramutswa n'iki, biragenda gute, turabaho gute, burije ntibucya, burakeye ntibwije. Noneho batangiye kurebanaho. Nuko noneho badodekanya amababi y'umutini maze barayacocera. Ngaho rero umwana ntatangiye kugira isoni z'ubundi. Tuzabona ingaruka zabyo. Umugabo noneho azatinya umugore, umugore atinya umugabo, batangira gushinjanya. Umwe avuga ati dore uhora hazaza ati ninde wakoze ibi ngibi? Umugabo avuga ati dore n'uyu mugore wampaye.
hari mite bita sanskrit, mm, mite bita sanskrit wenda babyize. Hari umuntu avuze ati imana yahaye umugore kubana bakabana nabi, akabwira imana ati subirana uyu mugore wampaye rwose yarananiye rwose, ndapfuye ahubwo subirana uyu mugore. Imana yamusubirana ati ko mvuye se noneho ko yamfasha agasuye umugore wakongera ukamumpa gato mana. Imana ikamumusubiza. Bigeze aho mu kuburabuza kubana nawe bikananira, gutandukana nawe ngo abeho ubuzima bukamubana bubi. Byiza aravuga ati que puis-je faire puisque je peux vivre avec elle ni sans elle. Nakora iki ko ntashobora kubana nawe ariko nanone ko ntashobora kubaho ntamufite. Ni kimwe rero na Adamu na Eva batangiye gushinjanya uyu mugore wampaye, hahandi hari igisingizo, oh dore igufa ryo mu magufa yanjye, dore amaraso yanjye, dore uwo dusa, dore uyu aritwa umugore, kuko ari we uzajya utanga ubuzima, dore ndishimye kuko ari we muntu wese akomokaho. None hagiye kuba uwari umugabo agiye kuba umushinjacyaha, avuga ati uyu mugore wampaye, uyu mugore wanshyize iruhande. Umugore nawe azashinja inzoka ati iyi nzoka se ubundi wayiremeye iki? Bimere nka kwa kundi turyana tugomera Imana tukanangira umutima, ariko ubundi Imana yari irihe ibi ngibi bibi? Kuki itagize gutya? Dore nagiye gusambana ndwara sida, kuki itagize gutya se ngo imfate cyangwa se impindura ikiremba? Ubu iyi ngagaza yari kubiki? Ugasanga abantu barimo gupfana Imana, gutakana Imana. Ese ubundi ubu ngubu dore ndafunze narishe, ubundi kuki ntagiye kubangura umupanga ngo ihite ifata akaboko kanjye ikajugunye hasi? Twaremanywe ubwigenge. Iyo ni filozofi yitwa Malebranche, occasionalisme ya Malebranche. Abize filozofi kuvuga ngo Imana nagombye kujya gukoza nk'agatoki mu muriro igahita ize kagatema ikagakuraho. Imana ntabwo yaturemye nk'uko wafata telekomande gukandeho ikintu kigende ukandeho gihagarara. Yaturemanye ubwigenge n'ubwisanzure. Ubwo bwigenge twabukoresheje nabi, ari nayo mpamvu icyaha cy'inkomoko gishingiye mu gusuzugura Imana no kutayumvira, ahubwo bakikingurira shitani kandi bakayizera. Inzoka yigize umucunguzi, yigira nk'ikintu kizanye impuhwe, nyamara ndetse yerekana ko itaje kwataka ideyari icyo twaremewe, ahubwo ko ishatse kwerekana inzira ya bugufi kandi nziza. Niyo mpamvu shitani ntabwo izi kubwira ngo iki ni kibi, irakwereka kiriya ni cyiza koko ariko nyura muri iyi nzira. Ndumva rero naganisha aho ngaho, ariko ngiye mu buryo bufatika. N'ubu ngubu hari Imana bavuga ati buri wese agira amahitamo ye, njye ndigenga, nifitiye icyizere, ndiyiragira ikicyura. Ibyo yo kuvuga ngo hari ukuri, hari igiti cy'ukuri, hari igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. None buri wese yakwihimbira igiti cye, agashyiraho igiti cye cy'icyiza, agashyiraho igiti cye cy'ibibi, akavuga ngo ibi ni bibi, akabyibwira. Kuki nabyigishwa na Kiliziya? Kuki nabyigishwa n'Imana? Turibeshya. Aho niho dusanga ibihugu byinshi byarageze aho bitana, bigatora amategeko bikarenga umurongo utukura, bikagera aho bitora amategeko kuvuga ngo umuntu aratangira kubaho tubishatse, apfe tubishatse, yewe n'inda tuyikuremo igihe dushakiye. Ibihugu byatoye etanazi, guhuhura umuntu, ariko bo babyita gufasha umuntu gupfa neza. Mbese umuntu agashyiraho ubwigenge bwo gushyira akadomo ku buzima bwawe. Turarengera iyo tugeze aho ngaho, kandi ntitumenye ko ukuri nyakuri ari Yezu Kristo. Yezu Kristo yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Niba hari ikibazo rero twaganira, mwakibaza tukagenda tugana ku musozo kugira ngo tutarenza iminota cyane. Ariko hari ikibazo ndaza gusubiza nyuma Emi yabajije. Uravuga iki ntahita nyipendekiza nkakibaza none? Twe tugeraho gute icyo cyaha cy'inkomoko kuko tutavugiye iyo ngiyo? Nigeze kukivugaho gato. Icyo nari ngiye guhita mvuga, reka ndeke Jean Paul arababaze icyo nari ngiye guhita njyaho. Ndumva nta bibazo byinshi mfite, cyane ko n'amasaha umugana ari kugenda. Wenda cyane ko mu by'ukuri umuntu agiye muri iyi nkuru navuga yo y'iremwa bita récit de la création, harimo ibintu byinshi d'ordre mythologique byumvikana nyine,
hakabamo na langage très symbolique, ku buryo wa mugani hari ibisobanuro byinshi ku buryo ntabwo twabirangiza, kandi harimo inyigisho nyinshi cyane ziryoshye ku buryo umuntu yabisobanura, wabishyira no mu buzima busanzwe ugasanga biraryoshye cyane ku buryo tutarangiza. Niyo mpamvu numva iki kiganiro cyagombye gukomeza, gusa nuko nyine tugomba kwirimita. Akantu konyine nagombaga kubaza, wenda mbariza nk'uwadutega amatwi, ese uyu shitani ko yashutse umuntu akibeshya akagwa mu cyaha, uyu shitani yarangiza agashuka na Yezu nyine ko yari Imana, sinshaka kuvuga ko ntemera ko yari umuntu nyamuntu, ariko Yezu yashoboye kumwikura mu nzara. Buriya kiriya cyaha, buriya mubibona mute? Kuko ishitani yashutse umuntu nyine ni umuntu, icyaha kigwamo, ariko igihe yihaye gushuka Yezu, nyamara Yezu babyikuramo. Aho nta kuntu, buriya simbizi, mwebwe mubyumva mute? Buriya sinzi niba nta kuntu umuntu yavuga ati biragoye ko umuntu nyamuntu atari umuntu nyamana ari we Yezu wari umuntu nyine nyamuntu, ariko akagira n'ubumana. Buriya nta kuntu umuntu yaba yararenganye kugira gushukwa na shitani ari nawe washutse na Yezu, kumva atari ibintu bikomeye. koko kubona yuko padiri asubiza, nanjye nari ngiye kubaza ikibazo gisa gutyo. Ni ukuvuga umuntu yaraharenganiye, kuki Imana yamuremye, Imana ko ishobora byose, kuki itamuremye muri foruma itazatuma ari umuntu ushukika? Kuki hari isengesho tuvuga ngo nusume pas à la tentation, terane mu bitwa cyangwa non laisse pas tomber, non laisse pas entrer, ntuduterane mu bitwoshya, mu kinyarwanda bitratuje neza. None se kuki kuki nyine yabigenje gutyo? Urumva ko shitani ubundi yari yaragenewe guhangana na Yezu nk'uko Jean Paul abivuze, kuko niwe bashobokanye. Iyo turema tudacumura, buriya rero iyo turema tudacumura, ndongeraho akandi kantu kugira ngo kibe kibajijwe neza. Iyo turema tudacumura, twitwa abantu cyangwa twitwa ibindi bintu bitari abantu, niyo tukaba turi abantu. Aho rero iyo iturema tudacumura kandi twitwa abantu, ntabwo yari kuba ari Imana rukundo. Ntabwo yari kuba ari Imana rukundo. Icyo ni ikintu gikomeye, bisaba kubyumva umuntu apfukamye imbere y'isakramento y'Ukaristiya ashengereye. Ndababwira impamvu. Bikira Mariya ko nta cyaha yamurimo, ngo ntiyamusumbije cyane. Twarabisobanuye cyane, hari ikiganiro natanzeho kuri ubusugi bwa Bikira Mariya. Nanjye ikurikiye kuba ari mbere, iyo dushyira hamwe na Bikira Mariya, buriya ntibyari kuba ari sawa, kuko nibyo byiza, nibyo biryoshye, nibyo bitari. Icyo kibazo kirakomeye, cyabaye deba, ni ukuvuga impaka zikomeye hagati y'utwa Saint Thomas d'Aquin n'utwa Don Scott. Bari abahanga muri teoloji kandi bahereye kuri Bibiliya. Bikira Mariya, donc umugambi w'Imana wo gukiza muntu no kubana nawe, kumugeza mu ijuru bakabana, uwo ni ntakuka. Ako kantu mugafate n'abazadukurikira. Umugambi w'Imana twaremewe kuzabana n'Imana ubuziraherezo, uwo ni iherezo ridakuka. Ariko uburyo uwo mugambi ugenda wuzuzwa, Imana igenda ihindura inzira zayo zose ariko nziza, kugira ngo icungure muntu, kandi inzira zose uko izishyizeho zijyanye n'uko umuntu ahagaze, zikaba zigusha muri wa mugambi wayo. Ni ukuvuga ngo iherezo ni rimwe, ariko uburyo Imana igenda yuzuza ni nk'uko waba ufite nk'itegeko nshinga rigari, ariko agenda uricamo ingingo zindi ntoya mu mategeko yandi yihariye, kugira ngo rya tegeko nshinga uryuzuze. Bakavuga ati hano wenda habaye ibiza, inkangu, itegeko nshinga rivuga gutya, reka dushyire itegeko okaziyoneri rijyanye n'inkangu n'ibiza, ariko tubirwanye kandi byose byinjire mu itegeko nshinga. Sinzi niba ngerageza kumvisha icyo kintu. Umugambi w'Imana ni ntakuka, ariko kugenda iwuzuza kubera muntu aburabuza. Niyo mpamvu igiye izana abahanuzi, ikazana abanaba. Ibyo ndimo kuvuga biri mu ibaruwa ya mbere
Pawulo no mu ibaruwa ya mbere yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu, ngo nyine Imana imaze kutubwira ku buryo bwinshi, yego, kandi turi kubaza kuki Imana yivuna mu mutwe nayo yirirwa igenda izana abahanuzi n'abaki bose, nayo ah no, aha ni itabikoreye rimwe urukundo. igire nk'umubyeyi Bikira Mariya natwe nyine Nicyo nanjye gusobanura, aho ni ukubera urukundo rw'Imana. Imana igenda idushakashaka, yewe igakora nk'umwarimu. Tekereza Imana ikora nk'umwarimu, aho umwarimu aba azi gusoma akagenda ati umunani, nawe agasoma nk'igitambambuga, akamanuka akareshya na wa mwana kugira ngo agende amuzamura azamugeze ku kigero cye. Murumva icyo kigereranyo kijemo neza. Iherezo ni ukugira ngo umwana umugeze ku bwenge yige, ariko uburyo ugenda ushyiraho metode, uburyo bwo kumwigisha bugenda buhindagurika, ariko uzana uburyo bwiza, ariko bwose bwinjira muri wa murongo wo kuzamugira umuntu uhamye muzima. Na Bikira Mariya rero ntabwo yaremwe iteka ryose, ntabwo yabaho iteka ryose, aribyo yaba ari Imana. Bikira Mariya afite igihe yavukiye, mu mwaka yavutsemo. Imana niyo mpamvu imufata, tujya tuvuga ngo umunara wa Dawudi, ni ijambo rikomeye, imufata nk'inzu, mu mbabarire entre guillemets, yubatse mu gihe runaka kugira ngo inzu ntagatifu iz'urugando izakira umwana wayo Yezu Kristo. Niyo mpamvu Bikira Mariya ari we tabernakuro ya mbere, niwe ngoro nzima ntagatifu ya mbere y'Imana, kuko niyo yakiriye umwana w'Imana aje kugira umuntu. Ibyo bikatwereka ko Imana ntabwo yari kurema Bikira Mariya afite icyaha, afite ubwandu, kandi ari umushobora byose, kandi agiye kwakira umwana wayo muziracyaha, muzirabwandu, udashobora kuyoba no kutuyobya ngo ature noneho mu bwandu. Ahubwo nkajya ku kibazo Jean Paul yabajije, icyo ndagisubije ko uwo mugambi wujujwe mu gihe runaka, ariko si wo wari warahozeho, kuko umugambi w'Imana ntabwo ari ukurema Bikira Mariya. Oya, umugambi w'Imana ku bantu ntabwo ari ukurema Bikira Mariya. Bikira Mariya nawe yararemwe. Umugambi w'Imana ku bantu ni ukubana nayo ubuziraherezo. Ariko uko umuntu agenda aceremba hirya no hino, ngiye kuvuga ngo mu mikokwe, muri za ruhurura hirya no hino, Imana igenda ishyiraho uburyo bunyuranye, ariko igihe kigeze ashyizeho n'uburyo bwo kunyura kuri Bikira Mariya kugira ngo umwana w'Imana avuke. Dushobora kwibaza tuti, none se Imana izashyiraho ubundi buryo ku buryo hashobora kuzaza undi uruta Yezu? Oya, Imana yariyiziye muri Yezu Kristo, byararangiye. Niyo mpamvu turi mu bihe bya nyuma. Mu bihe bya nyuma si ukuvuga ngo imperuka, si ukuvuga ngo turapfuye, si ukuvuga ngo turashize, ntawe z'umunsi n'igihe. Ni ukuvuga ngo uw'ikirenga kandi uwa nyuma yaraje, niwe ntangiriro n'iherezo, niwe Alpha na Omega, yaraje. Ahubwo Yezu we, Kiliziya yagenda yiga uburyo bundi bushya bwo kogeza ivanjiri ya Yezu Kristo, ariko ni ivanjiri ya Yezu, ntabwo ari ivanjiri y'undi muntu, ni iya Yezu. Wenda hakaza uburyo bw'ikoranabuhanga nk'ubwo, ariko tuvuga Yezu ntabwo tuzavuga undi muntu, ni Yezu Kristo. Niwe noneho waje, twari tugeze ahantu uburyo yatsinze Sekibi, niwe waje yemeye, ako kantu se ko gakomera, yemeye kubaho, yemeye kuba ubumana bwe abubaho kimuntu. Ako kantu se karumvikana, yemeye kuba ubumana bwe, yigize umuntu ataretse kuba Imana. Tubisanga mu ibaruwa ya kabiri, mu ibaruwa yandikiwe Abanyafilipi umutwe wa 2. Nubwo yari asanzwe yifitemo imimerere isa n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yahinduye ubusabusa, yigira umugaragu, arumvira, ageza aho apfuye, apfiriye ku musaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, ngo kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, bose bazamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu. Uwo rero Yezu Kristo niwe wemeye ko ubumana bwe abubaho kimuntu. Aho niyo mpamvu Yezu ari urugero rwa muntu, akaba ukuri kw'Imana, akaba n'ukuri kwa muntu. Ushaka kuba umuntu wuzuye, reba kuri Yezu, rebera kuri Yezu. Ushaka kuba umwana w'Imana, rebera kuri Yezu. Yezu aho abera igitangaza, ntago yashatse kuba mu bumuntu bwe
kubaho kugaragaza ubumuntu bwe mu buryo bwa kimana. Sinzi icyo kinyarwanda niba urimo kucyumva. Yezu ntiyashatse ko ubumuntu bwe, kuko yigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya, turi muri Noheli, ntiyashatse ko ubumuntu bwe abubaho mu buryo bwa kimana. Nta n'umwe wari kumukurikira. Reka mbaho urugero. yabayeho nk'umuntu. Ahubwo ubumana bwe bwahozeho buriho buzanahoraho, yabubayeho mu buryo bwa kimuntu. Urugero, mutekereze Imana iri depanda, ibaho icungira kuri byose ku bantu. Uruhinja nk'uko tubona uruhinja rutegereje byose ku babyeyi, rutegereje byose, umutekano, ubuzima, amashereka, byose ku babyeyi, ku buryo yewe no mu bukwe bw'i Kana ari Imana nzima ategereza ko bamuseriba, ntavuga ati ja ndi Imana. hari ahantu muri Bibiliya, ngiye kubasetsa, hari ahantu muri Bibiliya Yezu yagaragazaga gatoya nko guhumbya ko ubumuntu bwe abubayeho kimana. Mwibuka aba bantu baje kumufata bose baragwirirana, bose barahundagara nk'imishwi, ntawe ubakozeho. Mutekereze iyi Imana iza gutya. Imana ubumuntu bwayo ikabubaho kimana. Ndakurahiye nta n'uwakurikira ibi ngibi tuvuga ngo turi abakristo, turi abapadiri, reka da ko twahundagaraza nk'imishwi bakaraze ijosi. Imana ibayeho ubumana bwayo ikabubaho, ubumuntu bwayo ikabubaho kimana, yaduhwata nta nubwo yakwira muri twe. Ahubwo niyo mpamvu n'akana gapima ibiro bingahe kahawe Ukarisitiya ya mbere kakira Yezu mu kiganza, ati umubiri wa Kristo, amina. Imana ikemera gukwirwa muri nyagupfa ngewe burema, ahubwo nkagenda njyewe niraritse numva ndemereye. Imana ikemera guterurwa aho ngaho mu kirugu, mu kiraro cy'inka, aho ngaho Imana aho kugira ngo ishyiraho na korari y'icyatwa nka korari do Kigali, Imana ikemera kuririmbirwa n'abantu b'abashumba batigize, barara mu gasozi bakubitwa n'imbeho, badafite n'umwambaro. Uko abamarayika nyine bahise baza bati Imana ishyizwe mu ijuru. Imana muzi nk'iyo umwepiskopi arajya ahantu, korari igerageza ni iyihe? Naho Imana iyo iraje, Imana yemera bakayiheka igahunga umwana w'Imana. Muribuka Yozefu na Mariya bahungisha umwana mu Misiri. Imana iyo ashaka kubaho ubumuntu bwe akabaho kimana, iravuga ati Herodi iyo uri hundagara, agahita agahonda umunono. Ariko ntabwo Imana yica, Imana itanga ubuzima. Nizere ko nagerageje gusubiza rero cya kibazo. agerageje twasa naho twatinze, ariko rwose mwabisubije pe, nta kintu tutadusubije. kandi ngira ngo umuntu wakurikiye, ubundi bajyaga bavuga ngo iyo isomo ryagenze neza abanyeshuri batahana amatsiko. ubwo rero ngira ngo buriya ibyiza harimo amatsiko menshi bari bujyane n'udukurikiye wese, kugira ngo dusubize ibisubizo byose, ibibazo byose dufite, cyangwa se n'abandi bose bafite, ntabwo bishoboka. ngira ngo mwatubwiye byinshi kandi bikomeye cyane kuri iyi ngingo. amasaha ntiyakuze. hariho buri gisubizo kimwe cy'ikibazo cyanjye nahereyeho, ukuntu akarengane nahuye nako k'icyaha cy'inkomoko. njyewe ntihanganira mbacitse, mbaye mbacitse kuko nabaze igihe, ariko ndabona cyarenze cyane, kandi afite akandi gahunda. mbaye mbacitse. Nishimiye ko twamenyanye rwose. nanjye ndabyishimiye cyane. ni akantu ugiye muri minota 15 ntabwo nyirenza, ubaye mugiharwa nabasanga ntabwo nkunda. turaba twasojeje, twifurije n'ubundi Noheli nziza. turacyari mu gihe cya Noheli, mwaka mushya muhire. nsaba namwe mukomere. noneho reka nsubize kiriya kibazo cya n'abandi wenda baraboneraho, mbaza uti icyo cyaha cy'inkomoko kitugeraho gute? Reka mbisome muri Nouveau Testament, mu isezerano rishya, mu ibaruwa yandikiwe Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 5 umurongo wa 12 kugera kuri 21. hano turabonamo igisubizo. Nk'uko icyaha cyadutse munsi gikuruwe n'umuntu umwe, kandi n'urupfu rukuruwe n'icyaha,
bityo urupfu rucengera abantu bose kuko bose bacumuye. aho akantu karakomeye, bose bacumuye. Koko rero na mbere y'uko amategeko atangazwa, icyaha cyariho munsi, nubwo ntawe cyahama iyo nta mategeko ariho. Nyamara urupfu rwaraganje kuva kuri Adamu kugera kuri Musa, ndetse no kuba atakoze icyaha kingana n'icya Adamu. Urumva ukuntu cyatugezeho, no kuba atarakoze icyaha nk'icya Adamu, ngo urwo rupfu rwatugezeho. Ni icyaha cy'inkomoko cyagiye cyandura kugera kuri buri muntu wese, ari we uwo Adamu washushanyaga uwari kuzaza. Ariko ineza ntigira ihuriro n'icyaha. Koko rero nubwo abenshi bapfuye, abenshi, akajambo karakomeye, nubwo abenshi bapfuye bazize icyaha cy'umuntu umwe, abenshi. Ese hano kuki Bibiliya itavuze ngo bose? Ni uko bari bazi ko Bikira Mariya ari umurindwacyaha. Buri jambo ryo muri Bibiliya rirabara. Ngo nubwo abenshi bapfuye bazize icyaha cy'umuntu umwe, ntabwo bavuze ngo nubwo bose bapfuye. Hari umwe warinzwe icyo cyaha. Nubwo abenshi bapfuye bazize icyaha cy'umuntu umwe, ngo ndi ku murongo wa 15, ineza y'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umwe Yezu Kristo yasesekaye kuri benshi ku buryo busumbijeho. Kandi rero ingabire ntiyagereranywa n'icyaha cy'umwe, kuko icyaha cy'umwe cyakiriwe urubanza rwo gucibwa, naho impuhwe zigiriwe ibyaha byinshi zigeza ku butungane. Niba koko urupfu rwaraganje rutewe n'umuntu umwe, rutewe n'icyaha cy'umuntu umwe, ku buryo busumbijeho abahabwa ineza n'ingabire zitabarika z'ubutungane bazaganza mu bugingo babikesha umuntu umwe Yezu Kristo. Niba twese twaranduye icyo cyaha twese uretse umwe, Bikira Mariya, tuzabona ubugingo tubikesha Yezu Kristo. Kandi Yezu Kristo ntabwo azadukiza icyaha gusa, ahubwo azadushyira mu murongo ugana Imana. Bityo rero nk'uko icyaha cy'umwe cyatumye abantu bose bacibwa, ni nako n'igikorwa cy'ubutungane bw'umuntu umwe kizatuma abantu bose bahabwa ubutungane butanga ubugingo. Koko rero nk'uko ukutumvira k'umuntu umwe kwatumye benshi icyaha kibahama, niko n'ukumvira k'umuntu kuzatuma benshi baba intungane. Urumva ko cyaha cy'inkomoko gisobanuye ni ukutumvira. Nk'uko kutumvira k'umuntu umwe kwatumye bose borama, niko ukumvira k'umwe ari we Yezu Kristo kuzatuma benshi baba intungane. Amategeko yaje agwiza icyaha, ariko aho icyaha cyakwiriye, ineza yarushijeho kuhasendera, kugira ngo nk'uko icyaha cyari cyaraganje, ineza nayo rero ikomeze iganze muri Yezu Kristo. Icyaha cy'inkomoko cyatugezeho kubera kuvuka twitwa abantu. Ntabwo ari icyaha kigenda mu maraso, kuko ntabwo igisekuru cyanjye cy'umuntu gihuye n'icya Adamu na Eva. Ntabwo icyaha kigenda biturutse mu rushinge bagutera, icyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko kigenda biturutse icyo bita propagation, gukwirakwira, nka kuriya coronavirusi. Hari urugero bakunda gutanga, ni nka kuriya ubuzima umubyeyi abayemo, umutekano abayemo, amahoro n'ibyishimo abayemo, hari uwo atwite mu nda ye. Iyo mibereho myiza nawe imugeraho, kandi ntabwo iba igiye mu maraso. Uko yishimye n'umwana arishimye. Ngo kuko icyaha cy'inkomoko nacyo cyandura. Niba ababaye, niba ari kwitotezwa, niba umubyeyi ari ku munigo, ku mpangayika, ahangayitse, byanga bikunda, nubwo bitanyuze mu maraso, ibinyuze mu mibonano mpuzabitsina, wa mwana nawe bizamugeraho. Ni icyo bita propagation, ntabwo ari generation. Generation ni gene, amaraso, mu gihe propagation ni ukwandura, nk'uko coronavirusi itumuka yandura. Ariko icyaha cyo cy'inkomoko cyanduwe kandi kizandurwa na buri wese. Noneho nkajya kuri cya kibazo cya nyuma mbaje, none se kuki niba twarakijijwe na batisimo yaradusubije mu murongo, kuki dukomeza se gucumura? Impamvu ni uko cya cy'inkomoko niba twarabatijwe, twagikuriweho, twagaruwe mu murongo w'ubutungane no mu cyerekezo cy'Imana, ariko inkovu iracyahari. Ni nk'uko igisebe cyaba cyarakizemo imbere kiva amaraso, cyarakize, ariko inkovu, ikimenyetso cy'icyo gisebe wari ufite kikaba kigihari. Kubera ko icyaha cy'inkomoko cyashegeshe bikomeye cyane kamere muntu, cyarayimugaje. Ntabwo cyayishe ngo kisibe burundu, kimugaze burundu. Cya cy'inkomoko cyashegeshe profondema bikomeye kamere muntu, ku buryo umuntu
ahora ahengamiye ku cyaha cyitwa concupiscence, ahora ahengamiye aharyoshye, ahoroshye, ahengamiye ku cyaha. Niyo mpamvu kiliziya iduhamagara icyo bita combat spirituel. Combat spirituel rero niho nsozereje, ni ukuvuga kurwana urugamba. Combat spirituel tuyisanga no muri katikisimu ya Kiliziya Gatolika, nimero ya 406. Buriya muri batisimu twasuzanye hari ibintu bitatu, ni annonce, renonce et denonce, abazi igifaransa. Ibintu bitatu muri batisimu twasezeranye: kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristo no kumwamamaza. Ibyo bintu bitatu bijyana nuko mwanze shitani, mwemera Imana Data ushobora byose na Yezu Kristo umwana wayo nawe mutagatifu, mwemera na Kiliziya. Iyo tuvuze Kiliziya tuvuga kogeza inkuru nziza. Umukristo wese wabatijwe, n'uwabatijwe ari agahinja, yinjiye mu rugamba, yabwiye shitani ngo ubimenye, ndi umwana w'Imana, ndi umukristo, ndi uwa Yesu, ndabatijwe, ubimenye. Tugiye kurwana inkundura, nguca urwaho ngutsinda, ntabwo uzantsinda, nishingikirira Yesu. Ntabwo twagombye no kujenjeka imbere ya shitani. Watangaza intambara umuntu warangiza ukifata amapfubyi, ukakora nkaho nta cyabaye, ukajya gukaresa gushishira shitani. Twarayeruriye ngo menya ko urugamba rutangiye, ndaguhiga bukware, nzi ko utankunda. Nta kujenjeka rero. Niyo mpamvu tugomba kurwanisha intwaro za roho, isengesho, amasakaramentu, ibikorwa by'urukundo n'impuhwe, kugira ngo dutsinde shitani. Ndumva ari aho nasozereza, ariko hari uwambaza ati se byanditseho ibyo ngibyo uvuga? Mwabisoma abashaka mu ibaruwa yandikiwe Abahebureye, umutwe wa 12 umurongo wa 4, haragira hati: ntimurarwana bigezaho kuvushwa amaraso mu ntambara y'icyaha murimo. Ijambo rirakomeye. Tugomba kurwana kugeza kuri amina, turwana n'icyaha. Ntabwo turwanisha imbunda zindi, intwaro gakondo n'ibindi. Turwanisha intwaro twahishuriwe n'Imana Data umubyeyi dukunda. Isengesho ryimbitse rituma urikora ahinduka, gukunda Kiliziya ndetse tugahabwa neza amasakaramentu yayo, kandi tukarangwa n'ibikorwa by'urukundo n'impuhwe. Abadukurikiye turabashimiye, mwese mugire amahoro ya Kristo. Nyagasani abari umugisha kandi abakomeze, izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Kandi murakoze cyane. Murakoze namwe.